Twongere nanone tubaha ikaze kuri ATV Rwanda. Nkuko twabibasezeranije, gahunda nuko buri munsi tuzajya tubagezaho ibiri kubera mu imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi Rwanda Agri Show 2024. Uyu munsi rero twaganire n'umworozi wo mu karere ka Ngoma ukora ibikorwa bitandukanye byafasha n'abandi borozi birimo nko guhunika ubwatsi n'ibindi. Akaba ari ibikorwa yagezeho abifashijwe n'umushinga witwa Ongera Amata ku nkunga y'umuryango wa Ripple Effect. Amazina nitwa Nzabona Emmanuel, nkaba ndi umuhinzi mworozi wabigize umwuga ukora mu murenge wa Mugesera mu karere ka Ngoma intara y'Iburasirazuba. Nari umworozi uciriritse usanzwe udafite amahugurwa. Nabonye amahugurwa ku guhinga ubwatsi, ku gutera ubwatsi, ku kugaburira inka, ku kuzamura umukamo ndetse no guhunika. Ubu nkaba ngeze ku rwego rw'ubutubuzi aho mfasha n'aborozi kubona ubwatsi bagenzi banjye. Umushinga wansanze norora ndagira noneshereza abaturage inka duterera tutazi ko zigaburirwa ndetse nuko zivurwa n'akamaro zatumarira tuzifata nk'ihene. Nari mfite ubworozi icyororo cya gakondo, ngera mvugurura icyororo. Umushinga icyo wamfashije usibye kuzamura umukamo no kuvugurura icyororo, ubu nkaba mfite amakorosi yo ku rwego rwa jerisi. Ubu nkaba ndi guteza intanga kugira ngo ngere kuri jerisi nyirizina za nyazo. Ubumenyi bwihariye rero Ripple Effect bampaye nuko namenye guhinga amoko y'ubwatsi nkanayatanu muri tekinike zo kubuhinga ndetse n'uburyo bwo kubuvanga tugaburira inka kugira ngo ziduhe umukamo, ndetse banyigisha ko izo nka zigomba gukurikiranwa tugavugurura icyororo duteza intanga kugira ngo tugere ku nka nziza iduha wa mukamo twishimira kandi dushaka. Icyo nashimira umushinga Ongera Amata ndetse na Ripple Effect, hari aho bamvanye hari naho bangejeje. Nari umuhinzi, ubu nabaye umuhinzi bwa kinyamwuga. Icyo bimaze rero kungezaho, maze kugira inka zigera mu 8 baransanze mfite inkima, maze kugira aho kuba, maze kugira aho ngeze. Ubu nabonye na diplome ndetse ngira ngo mbereka ahangaha. Natekereje ko kugira ngo ngere ku bahinzi borozi nanabafashe, byamfashije gutekereza ukuntu nabona transport, ariko ntekereza ko nabanza nkagira ibyangombwa. Ubu nkaba mfite kategori, nashobora kugura akamodoka cyangwa nkajya gusaba akazi, ndetse ubu mbonye no kugera ku masoko nakodesha imodoka nkayitwarira nkageza ubwatsi ku bahinzi borozi cyangwa amata nkabagemura umusaruro ku makusanyirizo ahari kure.